السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. twakomeje muri gahunda yacu yamenya gusoma Qur'ani, aho twifashisha igitabo cya Qaidatu an-Nuraniyya, igitabo cyanditswe na Fadilat Sheikh Nur Muhammad Haqqani rahmatullah alayhi. Tukaba tugeze ku somo الدرس الأخير، isomo rya nyuma، تدريبات على ما سبق، imyitozo ku masomo yose yatambutse. Bavandimwe, iri juzu rigizwe n'amasomo 17. Muri ayo masomo 17, amasomo 8 niyo masomo mashya gusa arimo, ayandi masomo 9 asigaye ni amasomo y'imyitozo. Dusubiye inyuma gatoya nkabibutsa amwe mu masomo mashya twabonye muri iri juzu rya Qaidatu an-Nuraniyya. Isomo twabonye rya mbere rishya ni hurufu al-hijai al-mufrada, inyuguti z'icyarabu ziri zonyine zidahekanye. Tukaba twarabonye mu isomo rya mbere nk'uko mubireba, tukaba twarabonye ko ari inyuguti z'icyarabu 29. Isomo rya kabiri rishya tubona muri iri juzu ni hurufu al-hijai al-murakkaba, inyuguti z'icyarabu zihekanye. Irindi somo rishya tubona muri iri juzu ni al-hurufu al-muqatta'a, inyuguti zikase. Twabonye yuko zitangira amwe mu masura yo muri Qur'ani, kandi zikaba ubusobanuro bwazo bwihariwe na Allah tabaraka wa ta'ala. Irindi somo rishya al-hurufu al-mutaharrika, inyuguti z'icyarabu ziri kumwe n'inyajwi. Tukaba twarabonye ko inyajwi ari fatha, kasra, dhamma. Irindi somo rishya twabonyemo hano ni al-hurufu al-munawwana, inyuguti z'icyarabu ziri kumwe na tanwin cyangwa se ziriho tanwin. Tukaba twarabonye yuko tanwin ari fathatain, kasratain, dhammatain. Irindi somo rishyashya twabonye ni al-hurufu al-maddi wal-lin, inyuguti za madda. Twabonye ko inyuguti za madda ari alif wal waw wal ya. Lini tubona ko inyuguti za lin ari ebyiri, tubona yuko ari waw sukun na ya sukun. Irindi somo rishya twabonye ni isomo rya sukun. Tubona n'irindi somo rishya muri iki gitabo, isomo rya shadda. Ayo niyo masomo 8 mashya ari muri iki gitabo cya Qaidatu an-Nuraniyya. Vango ahandi kuri titire uzagenda ubona handitse rino jambo ngo tadribatun. Vango iryo somo iba ari imyitozo twabonye yaya masomo mashyashya 8 maze kubabwira. Tugarutse mu somo ryacu rya nyuma, nuvango iri somo ryacu nuko bavandimwe nta kintu gishyashya kirimo. Tuza kubona uretse amwe mu magambo tuza kubahera wenda ubusobanuro. Nk'urugero murabona jazaan al-malaikatu inna a'tainaka ilayna. Aya magambo ntabwo ari amagambo mashyashya nubwo tuyatindaho, ahubwo hari amwe mu magambo nshaka yuko wenda twabahera ubusobanuro. Nk'ijambo rino jambo
فتحة يا سكون خي را فتحتين رن خيرا يا فتحة يا خيرا يا را فتحة را خيرا يرى ها ضم واو صغيره خيرا يره. ubu ni uburyo bwa mbere, uburyo bahasoma. ushobora no kuba bahasoma uti khayran yarahu. bivuga ngo ahangaha rero dusangamo itegeko rya idgham bighunna, idgham bighunna, kuko iyi fathatain mubona hejuru inyuguti ya ra yakurikiranye nimwe mu nyuguti za idgham. ubwo tuhaha tuhita dushyiramo ghunna, nk'uko ijambo naryo riri imbere yaryo, ijambo rya sharran yarahu, sharran yara. Naam, tumanutse hasi nanone aho dusanga naho itegeko rya idgham bighunna, iri jambo fa fatha fa, mim fatha nun sukun man, ya fatha ain sukun ya. bivuga faman ya. bivuga mbere yuko dusoma ya'u twari tutarashyiramo ghunna, ariko tumaze gusoma ya tugomba kuita dushyiramo ghunna, tukavuga tuti faman ya, mim fatha lam sukun mal, faman ya'mal. Naam, dumva iri jambo naryo ryumvikana, tugomba gushyiramo idgham bighunna ko nuni sakina. iyi nuni sakina mubona iyi ngiyi yakurikiranye n'inyuguti mu nyuguti za idgham ariyo ya. tumanutse hasi noneho kurindi jambo naho dusangamo itegeko rya idgham, ariko harimo haza kuzamo impinduka gatoya. turaza kuvuga tuti mim kasra ra shadda mir. bivuga iyi nuni mubona sakina ahangaha mu guhiji ntago tuza kuyivuga, kuko buriya mu mategeko yo guhiji nuko ikintu duhiji turanagisoma. bityo rero kuko iyi nuni sakina mu gihe cyo gusoma itaza kuvugwa nta nubwo tuyihiji, turavuga tuti mim kasra ra shadda mir, ra fatha ba shadda rab, mir rab, ba kasra bi, mir rabbi, mir rabbi, kaf fatha ka, mir rabbika. aha rero hakaba ari itegeko rya idgham bighayri ghunna. bivuga iyi nuni sakina twayinjije muri iyi nyuguti ya ra, ariko nta ghunna twigeze dushyiramo, kuko hari itegeko rya idgham bighayri ghunna. turavuga tuti mir rabbika. naam, ndumva rero noneho twakimukira ku buryo dusoma itegeko rya iqlab. ingero dufite muri iri somo rya nyuma harimo itegeko rya iqlab. ubundi iqlab twabonye yuko ari igihe inyuguti iriho tanwin cyangwa se igihe nuni sakina byabanjirije inyuguti ya ba, byabanjirije inyuguti ya ba. ubwo aho ngaho ikintu dukora niki? ikintu dukora nuko tubihinduramo inyuguti ya mim, tubihinduramo inyuguti ya mim, tukabisoma turi gushyiramo, tugashyiramo ghunna, tugahisha nuni sakina cyangwa se tanwin,
turimo no gushyiramo icyo bita ghunna. Twabonye ko ghunna isohokera hehe? Isohokera mu mazuru. Turafata urugero rumwe hangaha, urugero mim kasra mim sukun mim. Ushobora kwibaza ngo kano kamenyetso ka mim gatoya ko masomo yabanje ntago twakabonye, akani nakamenyetso k'itegeko rya iqlab. Turavuga tuti mim kasra mim sukun mim, ba fatha ain sukun ba, mim ba. Vango inuni sakina twayiburijemo, turangije dushiramo na ghunna. Mim ba, dal kasradi, mim ba'di. Naam, ndumva ni nkuko twasoma iri jambo riri aya magambo ari hejuru, man bakhila, ijambo rikurikiyeho la yumbadhanna. Naam, ndumva iryo niryo tegeko twabonyemo hano rya iqlab, tegeko rya iqlab. Turajya ku jambo rya nyuma, naryo jambo naryo keneye ubusobanuro, dushaka kubahera ubusobanuro. Ijambo rya hamza fatha lam shadda al, lam fatha alif saghira la. Ushobora kwibaza iyi lam impamvu tuyihaye lam, tuyihaye alif saghira kandi itanditse, nabyo turaza kubisobanura. hamza fatha lam shadda al, lam fatha alif saghira la, ha dhamma mim shadda hum, mim fatha ma, Allahumma. Vango hano ilam mureba ifite shadda, twayihaye alif saghira kandi idahari. Vango twabonye ko mu mategeko yo guhiji ikintu, vango ikintu tuza gusoma tugomba no kugihiji. Rero ahangaha tusoma Allahumma. Vango urumva iyi Allah harimo kuzamura, harimo ya madanoya yo kuzamura. Niyo mpamvu rero nubwo alif saghira itanditse tugomba kuyishyiraho, icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko iyo turimo guhija ijambo rya lafdhu jalala, ijambo rya lafdhu jalala nk'urugero Allahumma cyangwa se Allahu, vango ntago dusubira inyuma, duhija ijambo kurindi ariko tudasubira inyuma, tukaza kurisomera rimwe tumaze kurihija ryose, nkuko twabikoze ahangaha. Ahandi hantu twafata urugero ni muri iri somo ijambo ryatambutse rya rasulun minallahi. Ahangaha kuntu twahija duhereye hano hagati twavuga tuti nun fatha lam shadda nal, lam fatha alif saghira la, ha kasrahi, rasulun minallahi. Nukuvuga ngo ahangaha kuri ijambo Allahu ni lafdhu jalala, nukuvuga ngo ntago tugomba gusubira inyuma, tugomba kuhahija tukaharangiza maze tukasomera rimwe. Ikindi twasanzemo nuko ahangaha naho ilam mubona ifite shadda, nayo dushyiraho ka alif saghira, kabone nubwo katanditse ariko tugashyiraho. Nukuvuga ngo turayisoma ariko ntago yanditse. Ahandi hantu twabone urundi rugero twafata n'urugero rwo muri Qur'ani ku jambo fa in yasha illahu yakhtimu ala qalbik. Luango ahangaha naho hajemo ijambo rya lafdhu jalala,
uburyo naho dushobora kuhahija twavuga tuti hamza kasra lam shadda il, lam fatha alif saghira la, ha damahu, fa in yasha illahu. Twango hano naho alif saghira nayihari, ariko nubwo idahari turayihiji tukayishyiraho. Ikindi nuko iyo tuhija laftu jalala naho tubanza tugahiji tukarangiza tukabona kugira gute, tukabona kuhasomera rimwe. Bityo rero bavandimwe, nkaba narangiza mbashimira iri juzu. Nuko nkuko mubibona hano hasi handitse ijambo ngo tammat bil khair, bivuga ngo ijuzu turirangije mu mahoro. Dushimira Allah kandi wadushoboje kuba iri juzu twabigisha bimwe mu byo Allah yabashije kuba yaduha kuba twamenya, tukaba twabibagejejeho. Mwafata n'umwanya wo gushimira abarimu bagenzi banjye twafatanyije muri gahunda yo kubigisha iri juzu rya qaidatu an-nuraniya.